Guys, uyu munsi mbafitiye inkuru idasanzwe. Kuri wowe usanzwe wumva ibiganiro bica ahangaha, iyi nkuru ntigucike kuko niyo mpano idasanzwe naguteguriye. Hari abantu benshi bamaze igihe kinini bibaza uko abakire batekereza cyangwa se bibaza uko bari abantu babaye successful kandi barahereye hasi batekereza, atari imitungo barezwe n'ababyeyi, atari ukuvuga ngo hari umuntu wigeze ubibaremera. Nyine hari abantu benshi bajya bavuga ngo bari abantu barahiriwe babyitiranya, ariko hari ikintu kimwe tutigeze tumenya cyangwa ngo duha agaciro cyangwa ngo twicare twebwe ubwacu tukige. Buriya umukire ni umuntu udasanzwe, umukire ni umuntu udatekereza nk'uko umukene atekereza. Reka nkoresha iyi nkuru cyangwa se nkuhereza aka short story, nawe kari buze kurangira wamaze kumva neza cyangwa kumenya neza uburyo umukire ari umuntu udasanzwe, n'uburyo umukire niyo yabana n'umukene bishobora kurangira n'ubundi akwigobotoye akagusigana bwa bukene kandi mwari muri kumwe mu bukene. Hari umugabo umwe witwaga Aaron. Uwo mugabo witwaga Aaron yari aturiye ikirombe, yacukuraga ibirombe, ahora acukura amabuye y'agaciro. Yacukuraga ayo mabuye y'agaciro, yarangiza akajya kuyagurisha ku badila, babandi baba bagomba kujyana amabuye y'agaciro ku isoko. Mbega iryo buye ry'agaciro rikagurwa ku giciro gisanzwe, ariko we wa wundi waricukuye we mu birombe muri Kongo, wa Aaron nyine ucukura ibirombe muri Kongo, we agacukura ariko amabuye y'agaciro akayashyira abazungu kuko aribo bari bazi kuyacuruza cyangwa bazi ahantu bayacuruza, cyangwa n'uwo Aaron atahagera akajya yumva Aaron yabuze amahirwe ngo yigerere hahandi nawe bajye bamuhereza ibifaranga. Uwo Aaron rero yari aturanye n'umukire umwe witwaga Jean Pierre. Uwo Jean Pierre yari umuherwe cyane, ameze neza, ewana abantu bose bamwubaha, ariko Aaron yamureba yareba ukuntu avunika, ariko uwo Jean Pierre wari utunzwe nawe no gucuruza ayo mabuye ba Aaron baba bacukuye, Aaron yabireba kumva arababaye, aravuga ati Mana. Aragenda umunsi umwe yitotombera Imana, abwira Imana ati Mana, uriya Jean Pierre wamugize umuherwe, wamugiriye impuhwe, umuhereza byose ashaka, ese agukorera kurusha uko njye ngukorera? Ese niki yaba ndusha? Cyangwa njyewe sindi ikiremwa nk'abandi, kuki njyewe utampaye uramugisha? Nguriya nawe Jean Pierre, icyo ngusabye, niba njye kungira umukire nkawe utabikora, basi muzane nawe duhere hano, muzane nawe duhigira ahangaha, arebe turebe yuko yatera imbere kundusha. Imana irabyumva, yumva uwo Aaron, irangije iramubwira ati icyo ngicyo nicyo wifuza, nicyo wirirwa ureklama wumva gituma udatera imbere? Uwo Aaron ati iyo niyo mpamvu yonyine ituma ntatera imbere, abandi uwabahaye amahirwe urabakiza. Uwo Aaron mu kiganiro yagiranye n'Imana, Imana yamwemereye yuko iraza kuzana Jean Pierre bagakorana, tukareba yuko Jean Pierre atazongera akakira akamusiga. Bagacukura aho ngaho hamwe kuri icyo kirombe cyari kirimo zahabu nyinshi. Bidatinze Jean Pierre yaje gukena, akennye abona nta kundi kuntu agomba kubigenza, yisanga nawe ageze muri cya kirombe. Ageze muri cya kirombe yasanzemo Aaron. Aaron asuhuza Jean Pierre, aramubwira ati se nawe wahageze? Ati yego nahageze. Barangije bose, Aaron akibona Jean Pierre kaje gucukura muri cya kirombe yacukuragamo wenyine, aravuga ati uko biri kose amabuye yose nacukuye ari hafi nendaga kugeraho, uyu Jean Pierre kugira ngo atayantanga, reka ncukure vuba, ncukure cyane, ndebe yuko najya ngurisha amabuye menshi kurusha Jean Pierre, nanjye ndebe ko nakira nkamusiga muri iki kirombe. Baracukuye kubera ko Jean Pierre atari afite experience mu gucukura. Ku nshuro ye ya mbere yacukuye amabuye make kandi atari afite agaciro gahambaye ku isoko. Agiye kugurisha yakuyemo udufaranga duke. Noneho kubera Aaron yari yabonye courage na motivation yo gukomeza gucukura cyane, yaracukuye acukura amabuye atari asanzwe acukura, ajyanye ku isoko akorera amafaranga menshi atarabagaho, amafaranga atari yarigeze abonaho mu maso ye. Ikintu cyaje kumubaho, Aaron yahise afata ya mafaranga yakoreye menshi ajya gusharamisha umuryango we. Mu muryango wa Aaron barya neza, barya akanyama, ewana barya ifi, inkoko iziritse, barisha ifi ifiriti, bararyoha, barishima. Umunsi ukurikiyeho Jean Pierre yaje gucukura, arongera ahurira mu kirombe na Aaron, baracukura. Bidatinze mu cyumweru kimwe Jean Pierre niwe bwo yarabashije nawe gucukura byibuze akaba yakuramo umusaruro
Aaron yakuraga mu kirombe w'umunsi umwe awukuramo mu cyumweru kimwe. Jean Pierre akibona umusaruro nk'uwo nguwo wakuyemo, we avuye kugurisha amabuye ye, aho kugira ngo ajye kuguramo ibintu byo gusharamisha umuryango we, ahubwo abo mu muryango we bose nta n'umwe wigeze umenya yuko yakoreye amafaranga menshi, kuko bose barariye umugati bawunywesha amazi. Andi mafaranga asigaye Jean Pierre wari wabaye ingona wanze kugurira umuryango we ibyo kurya bihagije ngo nabo basharamishe nk'uko Aaron yabigenje. Umunsi ukurikiyeho yaje ku kirombe, ariko azazanye n'insoresore yiyemeje kwishyura, ariko zikamucukurira amabuye menshi ashoboka. Azanye izo nsoresore ziyemeje kumucukurira zaraje zisanga Aaron ari mu kirombe kandi ari kongera gucukura wenyine. Aaron yacukuranye n'izo nsoresore, umusaruro izo nsoresore zacukuye ziwuhereza Jean Pierre, ariko umusaruro Aaron yacukuye wari muke cyane ugereranyije n'uwo Jean Pierre yari atangiye gukura muri icyo kirombe. Yawugumanye wenyine, akomeza abura no motivation kubera ko yabonaga wa muherwe yari yagiye yumva yongeye yakize. Nyuma y'igihe Jean Pierre ari gukoresha abo bantu, yarabaye umusupervisor w'abo bantu yari yarazanye muri icyo kirombe, cyangwa abo bayede yari yarazanye muri icyo kirombe yahembaga, yaje kongera kukagwira, yaje kongera kugwira inote, yaje kongera gufata agafaranga. Amaze gufata agafaranga muri ba bakozi be, arakomeza arabahemba. Yari yungutse indi business cyashye yo gutangira gucukura muri icyo kirombe, ariko Aaron wa wundi twasanze muri cya kirombe wari ufite experience, yari akiri gukoresha experience ye mu gucukura kubera ko yari abishoboye, nibyo bintu yari amaze igihe kinini akoramo. Jean Pierre yarongeye arakira, amafaranga akuyemo atangira kuyashora mu zindi business. Amaze kuyashora mu zindi business, Jean Pierre yarongeye arakira, arongera abumuherwe, arongera aratunganirwa. The moral of the story, impamvu nahisemo kuza kukuganiriza iyi nkuru wowe usanzwe ukurikira Donwave kuri iyi channel, wowe wakoze subscribe kuri iyi channel, nateguye iyi nkuru nk'inkuru numvaga ari inkuru isobanutse yo kuza kugusobanurira ko icy'ingenzi cyangwa se ikintu cy'ibanze gikenewe atari utwo dufaranga cyangwa se icyo gishoro wirirwa uririra uvuga wabuze, atari iyo claim, uko kwirirwa ureklama uvuga ko hari abana bavutse neza wowe wavutse nabi, atari ukwirirwa ureklama witwaza aho wavukiye, ko hari mu cyaro hatari amashanyarazi, ko wize nabi cyangwa wize ku kigo kibi. Oya, abantu bose bakiri iteka, cyangwa se bano bantu mwakuranye wabonye bakize wirirwa wita ko bakurushije amahirwe ya mbere bakurushije no kumenya gutekereza neza. Ubwonko bwabo babukoresha batekereza ibintu bifite umumaro, bakaba ari abantu bafite ubushobozi bwo kuba bakwemera kubabara by'igihe kirekire kugira ngo bazabeho bishimye bya burundu, cyangwa se bazabeho mu bisubizo bya burundu. Ariko wowe dopamine yawe cyangwa se ka kanyangingo kaba mu bwonko bwawe gahora gashaka kararikiye ibinezeza, gahora kagushishikariza kuba uri kumwe n'inkumi nziza, gahora kagushishikariza kuba wambaye imyenda ihenze, gahora kagushishikariza gutunga amatelefone meza kandi ahenze, gahora kagushishikariza kumva wakwerekana ko uri umuntu urenze cyangwa uhenze mu bo muri kumwe, ariko nta na rimwe karagushishikariza kwemera kubabara kubw'inzozi zawe. Ibyo byatumye utandukira uta inzozi zawe, ubu umuntu utuye kure y'inzozi zawe, ari nayo mpamvu uba ubona inzozi zawe uba utagenda uzegera, ahubwo aho kuzegera icyoroshye uzihunga. Wowe ubayeho ubu buzima, icyiza cyangwa ikintu cyoroshye mu buzima kuri wowe ni uko wapfa uri munsi y'aho ngaho uri kubona uri uyu munsi. Ikintu cyonyine nakugiramo inama cyangwa se ijambo nakubwira ni uko abavukanye ubukire udakwiye kubareberaho, ababuhawe udakwiye kubareberaho, ahubwo ukwiye kurebera kuri structure cyangwa se formula y'ubuzima bwawe, formula y'ukuntu wifuza kumera, formula y'umugabo wifuza kuba we, formula y'umugore wifuza kuba we. Numara kumenya icyo wifuza kuba, note nimo nta muntu uzongera kuza kugushukisha cyangwa se kukuinfluencinga n'ibintu by'amafuti. Impamvu ubona utari uwo wifuza kuba we, impamvu ubona utageraho ukwiye kugera cyangwa wakabaye ugera, ni ukubera ko abakwinfluencinga cyangwa se abantu ureberaho bya buri munsi ari abantu batahuje n'inzozi zawe, ari abantu batabaye cyangwa se badakora muri profession wowe wisangamo. Iyi nkuru nari nateguye ko igomba kuba ari inkuru ntoya kandi yumvikana. Niba wumva ikunyuze ukumva unejejwe nayo, inkuru nk'izi ngizi nta handi hantu zizajya zinyura zigutera motivation cyangwa se zigushishikariza gukomeza uru rugendo rw'ubuzima ufite icyizere kandi wishimye unezerewe, kubera ko
uba uri kubona cyangwa se uba wamaze kumenya neza ko imbuto uri kubiba uzazisarura. Nta handi hantu uzakura ikiganiro nk'iki ngiki kiza kukubwira ibi ngibi usibye kuri Donwave. Reba hasi niba wakoze subscribe, ukore like, usharinga ibi bintu ku nshuti yawe wifuza kuzabona ejo hazaza hayo harabaye heza, kuko nawe urabizi neza ko uramutse ukize wenyine nta munezero wazabikuramo. Ibiganiro byiza nk'ibi ngibi biriho ari byinshi, ibindi biracyajyaho. Ciao ciao.